Nkuko twari turimo tubivugaho mu kanya ni amakuru birumvikana ajyanye na Rayon Sport ariko turi kugenda tunabihuza n'andi makuru agiye atandukanye nk'ubu ngubu umunyamakuru wa BNB FM umwezi bayitwita David Bayingana ku munsi iwejo nibwo hiriwe hacicikana video arimo asobanura byinshi bitandukanye bijyanye na saga imaze iminsi hagati y'ikipe ya Manchester United ndetse na Cristiano Ronaldo mbabarire hanyuma hari ubusesenguzi abantu benshi bagiye bakora bijyanye wenda nuko umuntu abyumva bijyanye nuko ushobora kuba bitekereza bijyanye nuko wowe ubwawe ufite uko wabibonye hanyuma uyu muhungu rero cyangwa se uyu mugabo yitwa David Bayingana umunyamakuru wa BNB FM mwese we aza kwita Cristiano Ronaldo ngo ninjije ibintu byatumye abantu benshi bibaza ese koko uyu munyamakuru byavuze ni muzima wubwe cyangwa afite ikibazo mu mutwe kuko ugiye kureba kugira ngo ufate umuntu umwitinjisha ibyanga byakunda hari uko hari parametre nyinshi ushobora kugenderaho cyane cyane izo mu mutwe hari parametre ushobora kugenderaho wakoze cyangwa se uzi neza ko mu byukuri azuje kugira ngo abe yakwitwa injiji ubwo rero ni video wenda abari kuri YouTube turaza kuyibahereza nibiza kudukundira baze kuyireba neza mu byukuri ni video ubona ko rwose David Bayingana abantu bavuga ati watayi baba kuko umunyamakuru nkuriya umunyamakuru usanzwe azwi umunyamakuru usanzwe amenyerewe itangazamakuru nk'umusesenguzi mwiza gukora biriya bintu uba witesheje agaciro kwita umuntu injiji buriya hari ibintu byinshi bisobanuye kandi hari n'ikintu kinini uvuze mu byukuri bakavuga bati se ubundi David Bayingana kugira ngo yite Cristiano Ronaldo injiji ashingiye ku kintu cyagendeyeho mu byukuri umugabo umurusha ibintu byose from A to Z no umugabo udafite naho ahure na David Bayingana utana compara uretse kuba bose bitwa abantu nta kindi kintu ushobora kuba wabahuriza ubwo rero abantu benshi nahoze mbona comment bavuga bati Bayingana ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe kubera ko nawe ubwe ntabwo ibyo yatangaje ari ibintu yakabaye yatangaje baze kugira ngo wite umuntu injije ariko ni ikintu gikomeye cyane ubwo rero bakavuga bati yataye baba bamwe mu bafana be rwose ubona ko nabo bari kugenda bavuga bati ibintu rwose wavuze nawe ubwawe ntabwo uzi ibyo uri gusobanura ibyo ari byo rero reka twinjire neza muri Rayon Sport hanyuma ibi bya Bayingana tubitera umugongo twinjire neza muri Rayon Sport ngende tureba amakuru asanzwe agezweho muri aya masaha Yes, reka nongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza reka nizere ko mwese mukomeje kudukurikirana muri hirya no hino ku isi mukomeje kugira ibihe byiza rero birumvikana tuje mu makuru ajyanye n'imikino tuje muri sports update turaje kugira ngo tugende tuganira byinshi bitandukanye birumvikana bigezweho muri aya masaha ni byinshi cyane rero abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo bahoze babikurikirana n'amakuru atari make avuga ko ari amakuru meza ku makipe amwe namwe hano mu Rwanda birumvikana ariko ndetse n'amakuru yo hanze turaza kuyinjira amakipe ya Arsenal ikomeje guhereza icyizere abakunzi bayo ko na UEFA Champions League ishobora kuyitwara benshi bati imana muri ekipe n'andi makuru atandukanye birumvikana turaza kwinjiramo tugende tuyanaliza gake gake turebere hamwe ibiri kuvugwa muri rusange hanyuma tuza guhana ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turaza kwifashisha telefone birumvikana hanyuma duhereza abakunzi bacu uburyo bwo kutuvugisha baduhereze n'ibitekerezo n'inyunganizi kuri kino kiganiro kugira ngo dukomeze kubana kandi buri wese ayiyumva mu wundi ubwo rero turaza guhera mu Rwanda mu kanya gatoya nk'amasegonda 30 ndabangarutse duhera muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ekipe ya APR Football Club ibintu bikomeje kugenda bivugwa ku mpande zombi ngo ndavuga APR na Rayon Sport ariko bamwe ni positive abandi ni negative mu kanya gatoya ndaje ninjiremo neza cyane nihuta
Yes, ubwo reka mpite nihuta cyane kabisa, ndabona abantu benshi kuri Facebook page yacu nabahageze ari benshi cyane, ndabona bahageze ari benshi cyane kabisa bagenda batanga ibitekerezo. Witwa Vedasti ati kabisa ati abone ibitekerezo byawe byanditse ukuntu ntabwo bisomeka, ariko mu by'ukuri ubwo wenda uraza kugaruka cyangwa uzi no kwinjira kuri YouTube wandike naho nta kibazo. Ubwo rero ibitekerezo byanyu ndaza kubihereza umwanya, birumvikana nze no kugerageza kumva bamwe na bamwe ku murongo wa telefone, ariko ibyo ntago byatubuza kuba twihuse cyane kugira ngo wenda iminota itaza kudutwara n'ikiganiro tutagisoje, kuko ushobora kwibanda ku bitekerezo karangira n'ikiganiro kidakozwe. Ubwo rero muri ekipe ya Rayon Sport n'iki kiri kuvugwa rero, ngira ngo mu minsi yashize nibwo havuzwe abaterankunga batandukanye bagomba kwinjira muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero umuterankunga utahiwe unakomeye cyane ni uwitwa Airtel Rwanda. Yes, ni umuterankunga rero wa Airtel Rwanda niwe wamaze kuba kabisa kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri ni umuterankunga ku munsi w'ejo nibwo yagerageje kwigaragaza, agerageza kugaragaza uburyo agiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Ni statement ndende cyane, ariko wenda umuntu yitegereje neza n'ubufasha bukomeye cyane ku mpande zombi. Ubona ko ari ekipe ya Rayon Sport izunguka, ariko n'ikipe ariko n'umuterankunga wa Airtel nawe azunguka. Akora ko ni miliyoni 200 bagomba gutanga, ntabwo ndabona neza izi miliyoni zatangwa mu byiciro cyangwa se ziraza gutangirwa rimwe. Ntabwo ndabona neza ibikorwa zigomba gukora, ariko nuko igihari ari uko umuterankunga agomba guhita afatanya na ekipe ya Rayon Sport mu kwezi gutaha. Ubwo rero abareyo kuri YouTube channel yacu ndabonye ari benshi cyane abareyo, n'ahandi hatandukanye birumvikana nabo ndi kugenda mbabona. Icyo navuga nuko ari ibyishimo n'inkuru nziza. Ekipe ya Rayon Sport navuga ko ibonye umuterankunga mwiza. Ubwo nahabo rero nko gukomeza gushyigikira ekipe yabo, kubera ko nahoze mbona bafite n'umukino wa gicuti. Turaza nabyo kubireba neza, turebe uko bimeze muri rusange.